trending kuri TikTok na yindi indirimbo ya Bruce Melody bita Pom Pom, aho challenge nyinshi zo muri Afrika ndetse especially muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya ndetse no muri Afrika muri rusange, na zindi challenge ziri gutrendinga. Usibye challenge ya Pom Pom indirimbo ya Bruce Melody afatanyije no bita Diamond Platnumz, indirimbo kugira ngo mvuburyo imera shakishwa nujya kuri chat yo mu Burundi, ukajya muri chat yo mu Rwanda, ukajya muri chat yo muri TZ, ukajya muri chat yo muri Kenya. Yapo no mabi becho back anytime isitanga ibisanzwe mbayana bageze ibintu bitrend bayita one step show, giye kubambagezaho ibintu biri kuvugwa muri rusange, nta kindi kintu kuvuga mu Rwanda, nta kindi kintu kiri kuvuga muri East Africa. Bayita Pom Pom indirimbo ya Bruce Melody afatanyije no bita Diamond Platnumz all the way from Tanzania cyangwa se TZ, amwe no bita Jopa guturuka muri Nigeria. Abahanzi bose bakomeye bakaba bamaze kuba bashyira hanze bafatanyije indirimbo bayita Pom Pom. Ni indirimbo iri mu bwoko bw'amapiano, ni indirimbo yafashe hit kuri TikTok, indirimbo iri hit kuri Instagram, indirimbo iri kuri hit ku cyo bita Spotify, Audiomack, Apple Music ndetse n'izindi mbuga nyinshi zikoreshwa mu kumviraho imiziki. So ubu tuvugana indirimbo bita Pom Pom ya Bruce Melody afatanyije no bita Diamond Platnumz igiye kuri the historic ya TikTok, ukajya gushaka ikintu kiri trending kuri TikTok na yindi indirimbo ya Bruce Melody bita Pom Pom, aho challenge nyinshi zo muri Afrika ndetse especially muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya ndetse no muri Afrika muri rusange, na zindi challenge ziri gutrendinga. Usibye challenge ya Pom Pom indirimbo ya Bruce Melody afatanyije no bita Diamond Platnumz, indirimbo kugira ngo mvuburyo imera shakishwa nujya kuri chat yo mu Burundi, ukajya muri chat yo mu Rwanda, ukajya muri chat yo muri TZ, ukajya muri chat yo muri Kenya, ukajya muri chat yo muri Uganda, urasanga bita Pom Pom ariyo iri kumvwa n'abantu benshi cyane. No kuri ubu tuvugana kuri YouTube imaze kuzuza ibihumbi bigera kuri 700 n'imisago, tuvugana biraburaho utuntu dushye cyane, abantu bake cyane kugira ngo ite yususa 1M with one day. Abandi bantu ro ikintu kirimo kiratuma indirimbo irushaho kugenda abantu benshi bayikunda nuko ifite sound abantu bayikozeho n'abahanga, dore ko yaje kuba ikorwaho n'umuproducer wa mbere yariya guturuka muri Nigeria, ndetse iza kuba icurangwamo n'abagitariste bakomeye cyane guturuka mu gihugu cya Nigeria, ndetse iza kuba amashusho yayo akorwa no bita Sashi Vibes muramuzi guturuka mu gihugu cya Uganda, akaba ari mu director wa mbere butuvugana muri East Africa, wabyanga wabyemera, akaba ari waje kuba akora iyi ndirimbo. So uyu mutu kiri kuri uyu director Sashi Vibes, usibye iyi ndirimbo ya Bruce Melody Pom Pom yakoze, yagiye akora no kuzindi ndirimbo nyinshi za Bruce Melody, indirimbo bita sawa sawa murayizi, indirimbo yaje kuba akora no bita uwo bita Karikarafi Jones, akaba ari indirimbo baje gukorekaza kuba inaba iya mbere kuri Spotify, aho yaje kuba yumvwa n'abantu bagera kuri miliyoni 5. Oh my god, ni ibintu bidakunzwe kuba byumvikana ku muhanzi guturuka mu Rwanda. So rero ikindi kintu nakubwira kuri iyi ndirimbo Pom Pom muri TZ muri Tanzania, ndagira ngo umenyeshe ko byafashe indi ntera mu masaha make nyashize cyane, ubwo hari ikiganiro gica kuri YouTube n'umunyamakuru ukomeye cyane ukora showbiz mu gihugu cya Tanzania, ikiganiro bitangwa ni Bomb 5 show. Akaba ari ikiganiro uwo munyamakuru amaze kuba yerekana uburyo ngo Rwanda ni music muri amezi hagera kuri 3 yarimo akora chat akabara, aza kuba ahera mu kwezi kwa 10 amaze avara kwa 10 kwa 11 kugera mu kwezi kwa 12, aza kuba nafata no kwezi kwa mbere hafi amezi 3 ari gutangira yerekana uburyo ngo music Rwanda ni iri kugenda ifata TZ mu buryo butandukanye. So yaje kuba ahera ko bita atanga urugero avuga ati mu minsi mishe ishize nubwo bita Element Air yaje kuba akorana indirimbo no bita Mario masiyo, ndirimbo iza kuba hit, kandi yaje kuba yibutsa yuko mu myaka yari ishize wo bita Bruce Melody yaje kuba akorana indirimbo no bita Harmonize, ndetse abaza kuba banamutumira mu gitaramo yaje kuba performingamo muri Zanzibar, ubwo bisisaga ubwigenge cyangwa se ubwo bisisaga iminsi mikuru yari mu gihugu cya Zanzibar. Icyo gihe ya ndirimbo murayizi n'umundi yitwa Zanzibar, yaje kuba kandi atanga urugero, aza kuba avuga ati bita Kevin Kade muramuzi cyane, yaje kuba nawe akorana hit no bita Alikiba, bigaragaza yuko ngo abyibura abahanzi bagera kuri 5 muri TZ bakomeye, byibura bamaze kuba bakorana n'abanyarwanda bakomeye, maze aza kubasoza avuga ati ngaho ndebera, aza kuba atanga urugero ati reba hit wo bita Bruce Melody akoze ari kumwe no bita Diamond Platnumz, hit bita Pom Pom ni mugihe, kandi yaje kuba anatangaza yuko ngo mu minsi yari ishize cyangwa se mu myaka yari ishize wo bita Diamond Platnumz none yari kuba yaraje kuba akorana hit no bita The Band Hegabi, indirimbo marayizi bayita Why
usibye rero uwo munyamakuru wo muri Bombo 5 show wari urimo utangaza ibyo bintu no kuri televiziyo ya Wasafi murayizi, akaba ari bayita Wasafi TV, ndetse bakaba bafite icyo bita Wasafi Radio, nabo bakaba bamaze kuba berekana uburyo wo bita Bruce Melody cyangwa se wo bita Munyakazi yaba yarakoze ibintu bikomeye cyane, dore yuko abaje kuba bakora icyo bita ngo ni challenge, baza kuba bapostinga baravuga bati ninde muntu mubona muri abahanzi ko ari batatu waje gukubita vasi nziza kurusha abandi, ariko murabizi nyine nkuko abatise cyangwa se abatanzania bikunda bose amajwi menshi bagiye ku muhungu wabo bita Simba, maze baza kuba bavuga ati bita Diamond Platnumz ni waje kubakora vasi nziza, dore yuko niyo ugiye kureba kuri challenge nyinshi zirimo zirakorwa kuri TikTok usanga bari kwifashisha sound yo bita Simba cyangwa se Diamond ari bakoresha cyane, ariko nuza kureba kuri challenge nyinshi zo mu Rwanda urasanga n'uweze bakoresha bita Munyakazi cyangwa se umuhungu wa Bruce Melody ari bakoresha cyane. So ibyo kandi birimo biratrendinga nyuma yuko hashize umunsi umwe uwo bita Bruce Melody aje kuba acagego ko kuba akubita igitaramo muri kizi muri BK Arena, igitaramo yari yahuremo n'uwo bita cyangwa se Mugisha Benjamin Tiger B, akano gitaramo cyaje kuba aza kuba anaririzingeramo iyi ndirimbo shyashya Pom Pom, ariyo mpamvu uyu munsi ndimo ndahigaruka. So mu bigaragara rero nuko bita Bruce Melody muri uyu mwaka atangiranye imbaraga nyinshi, dore yuko yarashize n'ibyumweru bigera kuri 2 asohoye n'indi ndirimbo shyashya bita Munyakazi, indirimbo yamaze kuba yuzuza 1M cyangwa se miliyoni 1 views kuri YouTube by'abantu bamaze kuba bayireba. Bigaragara yuko uwo bita Munyakazi afite gahunda muri uyu mwaka, ese ntizamuhagarika, ese arakomeza ibendera ry'u Rwanda rizamura rishyire ku gasongo, ese arakomeza yitwe 001 nkuko yita, cyangwa se biraza kurangira n'abandi bahanzi bo mu Rwanda baje kuba bamwiyungaho ndetse bafatanye urugendo. So icyo nakubwira wowe uko dahwema kungurikira rero ukunda gukurikira ibiganiro ngenda gukorera umunsi ku munsi, kora subscribe hepfo nimba kuko ukunda ibyo nkora, kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana, kora comment ukoreshe ya ukora like, maze tujye tubana umunsi ku munsi. Icyo nakubwira muze dufatanye durebe ko music industry y'u Rwanda yazamuka ikagera ku indi level, turebe ko mu myaka iri imbere twabona umunyarwanda twaye Grammy, turebe umunyarwanda twatwaye muri Trust, turebe umunyarwanda twaye za Beat Award, turebe umunyarwanda wagiye atwara cyangwa se wagiye ajya ku ma stage akomeye cyane nkuko abanyatanzania bari kubikora, nkuko abanigeria bari kubikora.